Yesu ashimwe bene data, turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo umwami umukiza wacu. Nk'uko bisanzwe muri aya materaniro yacu ya evening service, amateraniro dukorera ku ikoranabuhanga, turabakiriye mwese aho muri hirya no hino mu ngo zanyu. Tubasazemo kugira ngo uyu munsi tuganire namwe, twongere gusengana, dusangire ijambo ry'Imana, dusengere ibyifuzo bitandukanye, kandi dushimire n'Imana ku byo yadukoreye byose. Rero uyu munsi muri kumwe nanjye Ndagijimana Theoneste, ngiye kuyobora aya materaniro, kandi turi kumwe n'abari budufashe mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Hari Queen ndetse na Naomi bari budufashe, tukagira Tegayombi Nathanael na Apollinaire nabo bari budufashe kuramya Imana, tukagira Annelise yari budufashe gusoma igice. Hanyuma uyu munsi dufite Sabudini wacu Reverend Elisa Mutabazi, niwe uri buduhe utugeze ijambo ry'Imana. Rero turabakiriye mwese abari hirya no hino, mugubwe neza. Dr. Joseph nawe aradufasha gusengera ibyifuzo, kandi turi bwishime, turi kubwe neza, turanezerwa. Rero uyu munsi ni umunsi w'umunezero, kandi umunsi udasanzwe Imana yaduhaye kugira ngo twishimemo, kugira ngo tunezerwe. Rero mwese turabararitse, kandi turagira ngo tubane namwe, turagira ngo dutangire dusenga, dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya maze tugiye kwinjiramo. Tegura rero umutima wawe kugira ngo wakire Imana muri wowe, kugira ngo wakire kugira neza kw'Imana muri wowe, kugira ngo wumve ubohotse uyu mwanya ukubera umwanya w'agaciro. Reka dutangire dusenga, dusengere gahunda yacu, dusengere iteraniro ryacu, kandi reka nguse kugira ngo ushire upfe umutima wawe, maze dufatanye gusenga. Uwiteka mwami Imana yacu, Imana igira neza kandi Imana idukunda, turagushimye cyane, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, tugushimiye kurinda kwawe, tugushimiye ko wabanye natwe ukatugira neza uyu munsi twese tukaba tukiriho, turi bazima. Turagushima kuko igihugu cyacu, turagushima Imana kuko kubw'abaganga, turagushima kuri byose biri gukorerwa hano imbere mu gihugu cyacu. Imana uhabwe icyubahiro. Kugeza uyu munsi twahuye n'icyerezo, ariko nta kese nimwe turumva y'umuntu wapfuye, bose warabarinze, uri kubakiza, n'abakirwaye bose uzabakiza. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'ubuyobozi bwiza waduhaye, bwita ku bantu, bukora byose kugira ngo byose bigende neza, abashonje babone ibyo kurya. Mwami Imana byose uri kubikora, kandi turashimira itorero waduhaye kugira ngo ridufashe mu bihe nk'ibi ngibi. Mwami Imana rigere ku bantu, rigere ku mitima y'abantu, n'ibyo bari gukora byose Mwami Imana turabigushimiye, kugira ngo nabyo wakire ishimwe. Kandi Mwami Imana turisengeye muri uyu mwanya tugiye kujyamo, dusengeye aya materaniro, dusengeye ijambo turi bwumve, dusengeye abari buririmbe baramya izina ryawe, kugira ngo Mwami Imana aho turi hose tugendane nabo kandi twumve tuguwe neza. Dusengeye uri budusomera igice, dusengeye Mwami Imana uri tugeze ijambo ryawe. Reka iyi gahunda yose Mwami Imana igende neza, kugira ngo uhabwe icyubahiro, duhabwe umugisha. Bana natwe Mana, ururukire mu mitima yacu, vuga natwe aho turi mu ngo hirya no hino, buri wese umusanga aho ari, kandi Mwami Imana uhembura imitima yacu. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. See
Yesu ashimwe. Ibyanditswe byera tugiye gusoma uyu munsi turabikura muri Zaburi ya 27 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. Reka dusome. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Nk'uko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha, azashyira hejuru ampagarike ku gitare. N'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose, ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Uwiteka, umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti, nimushake mu maso hanjye, nuko Uwiteka mu maso hawe ndahashaka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Zategereza nizeye kw'ibyo yavuze bizasohora. Zategereza nizeye kw'ibyo yavuze bizasohora. Zategereza nizeye kw'ibyo yavuze bizasohora. Kuko imigambi yawe kuri njye ari myiza. Kuko imigambi
nanjye ubwanjye ndi uwawe nta buri kimwe ngufite ntabiko umpagije ibyo ntunze ni ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe nta buri kimwe ngufite ntabiko umpagije ibyo ntunze ni ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe nta buri kimwe ngufite ntabiko umpagije nta buri kimwe ngufite ntabiko umpagije isi yose niba yuzuye n'ibyawe babi wanjye iyo uvumba ikiganza cyawe uhaza ibyari isi yose niba yuzuye n'ibyawe babi wanjye iyo uvumba ikiganza cyawe uhaza ibyari ibyo ntunze ni ibyawe nanjye ubwanjye ndi uwawe nta buri kimwe ngufite ntabiko umpagije nta buri kimwe ngufite ntabiko umpagije nta buri kimwe ngufite ntabiko umpagije. Yesu ashimwe cyane. Reka dushimire abadufashe kuramya Imana no kuyihimbaza, barimo Queen na Naomi, Teganya na Nathaniel, umukozi Imana ibahe umugisha. Dushimiye kandi Annelise wadusomye neza ijambo ry'Imana. Imana mwese ibahe umugisha. Reka twakire rero Sabudini atugezeho ijambo ry'Imana yaduteguriye kuri uyu munsi, kandi nyuma ye turi bwakire Dr. Joseph asengere ibyifuzo. Nyuma gusengera ibyifuzo tubuze kongera duhamagara Sabudini adusabira umugisha, aduhesha umugisha. Hanyuma nyuma yabwo tujye mu mwanya w'umudendezo wana twari dukoresha dusangira icyayi, duhana amakuru, tuvugane uko byagenze. Hanyuma buri wese ari buze kugenda agenda gake gake uko bimeze, hanyuma acyana cyose ko barihumuje. Mwakoze cyane, reka twakire ijambo ry'Imana. Bavandimwe muri Kristo, ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya iduhaye dusangiye iri jambo. Ndagira ngo ntangire nshimira cyane iyi group evening service. Ndabashimira cyane n'ukuri ubwitange bwanyu. Ndabashimira cyane abayobozi Reverend Manase, narengeye kuvuga ngo Pastor Prosperi, na team yanyu mwese ndagira ngo mbashimire cyane. Ariko nshimire mwese abari muri iyi team ya evening service ku bufatanye mufite, ubumwe, urukundo mufitanye. Bashimire cyane kandi na creativity, kuko mutugejeje ahantu heza mu gukoresha ikoranabuhanga, mubaye intangarugero nziza. Ndagira ngo tubashimire kandi mabwire ngo nimukomerezaho ubumwe bwanyu, ishyaka mufite kubw'umurimo, nimukomereza aho ngaho. Maze nubwo shutdown yagabanyutse, nubwo shutdown bayigabanyije, nubwo baduhaye umudendezo, ariko mukomerezaho, dukomereze hamwe. Hari ijambo twari twize kera rivuga ngo dukomezanye. Nimukomezanye rero, ariko dukomeze dutekereze cyane kuri bagenzi bacu, cyane cyane abarimu, abigisha, kuko bagiye kumara igihe batari mu murimo cyangwa amashuri afunze. Reka dusengerere abarimu, dusengere cyane cyane abanyeshuri bacu, abana bacu biga amashuri abanza, biga muri segonderi, abiga muri universite, kuko umwaka wabo urahungabanye. Tubasengere rero kugira ngo bye kubaca intege. Dusengere cyane
n'abakora umurimo mu itorero kuko nk'uko mubizi amatorero ntabwo arafungurirwa. Dukomeze dusenge rero, dusengere itorero, dusengere abakozi b'Imana ku nzego zose, abarimu, abapasitori, abasenyeri, dusenge kugira ngo n'amatorero Imana ikomeze iyahuze, ikomeze iyubake nubwo tudashobora guterana muri iyi minsi. Ndagira ngo rero dufate akanya dusenga, ariko tutarasenga ndagira ngo uyu munsi tuganire ku kintu kivuga ngo muri iki gihe cyo cyaguma mu rugo wize iki? Muri gihe cyaguma mu rugo wize iki? Wungutse iki? Ni iki ubugingo bwawe bwungutse? Ni iki umutima wawe wungutse? Ni iki gishya ugiye gusohokana? Ku wa mbere nidusohoka tuva mu ngo zacu nyuma y'iminsi 40 irenga, wowe uzasohokana iki gishya? Jewe hari ibyo nize muri iyi minsi gukora siporo, na n'ubu nindangiza iri jambo ndajya muri siporo. Nize gukoresha computer yanjye ngakora video nk'iyi, ndasenga Imana ngo ninyirangiza nze kuyohereza bikunde. Hari ibintu byinshi nize, ariko wowe wize iki? Ugiye gusohokana iki? Ni iki muri wowe gishya ugiye gusohokana? Imana igufashe usohoke hari icyo wize. Reka dusenge Imana. Reka sane Imana yacu tugushimiye cyane kuri uyu mwanya duhaye n'ubu buryo, tugushimiye kuri buri muntu wese uteze amatwi urimo kureba iri jambo. Umwuka wera natuyobore, ngwino ubane natwe, ngwino twigishe, ngwino ukore ku mitima yacu, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagira ngo ntangire mubwira ko ibihe bikomeye, ibihe bigoranye, ibihe by'ingorane byahozeho. Abakristo baciye mu bihe bikomeye. Hari ibyo duciyemo twebwe muri iyi minsi bya coronavirus, hari ibyo u Rwanda rwaciyemo mu bihe byatambutse bya jenoside yakorewe Abatutsi. Hari minsi yashize, mu myaka yashize itorero rigeze gufungirwa badusaba kugira ibyo dukosora ku nyubako zacu. Hari ibintu byinshi bikomeye abantu bagiye banyuramo. Gisomye Bibiliya, hari ibihe byinshi bikomeye abantu bagiye banyuramo, kandi Imana ntabwo yigeze dusezeranya ko tuzangira mu bihe byoroshye gusa. Uko turi ku isi, turi kuri iyi si yanduye yavumwe, ibihe bikomeye rero ni ngombwa. Ibigeragezo, ibitugora ni igice cy'ubuzima, ariko ikintu ngira ngo tuze gutindaho nuko no muri ibihe bikomeye nk'ibi ngibi Imana iravuga. Imana ivugana n'abantu bayo. Imana yavuganye n'abantu benshi muri Bibiliya mu bihe bikomeye. Imana hari ibyo yagiye ivugana n'abantu umwe ku giti cye cyangwa abantu nk'ishyanga. Imana iravuga. Niyo mpamvu ngira ngo nze kongera kukubaza ngo wowe muri iyi minsi Imana ikubwiye iki? Iyi minsi umazemo uri mu rugo, utajya mu kazi, utazinduka ya rutine yo kuzinduka ukaraba, wambara, ugenda, ugaruka warushye, usinzira, bikabera uko iyo rutine mu gihe umaze utayirimo, aho ukaguma mu rugo ugatuza. Ni iki Imana ikubwiye? Waba warumvise ijwi ry'Imana? Ni iki ryakwigishije? Ni iki ryahinduye muri wowe? Ni iki cyahindutse muri wowe? Ndagira ngo mbibutse ko iyi karantine ijya kubaho, cyangwa iyi guma mu rugo ijya kubaho, ubuzima bwari ubuzima busanzwe. Twari dufite gahunda zisanzwe, amateraniro yacu yari asanzwe. Ndibuka, ntabwo ndimo kwibuka neza itariki, Prosper urayibuka, turimo kuganira kuri serivisi mwarimo gutegura, tuvuga tuti iyi service tuyikore dute, dutumira abantu. Ariko tukavuga tuti ubwo hajemo aka kantu, ubwo hari umuntu umwe warwaye, tube turetse ntawamenya iby'Imana igiye kuzana. Urabyibuka ko mu kanya gato bahise badufungira. Ndagira ngo mbereke ko ibi ntabwo byabaye mu buryo butunguranye ku Mana. Imana nta kijya cyitungura. Imana nta kijya cyica muri humye, nta rihumye igira. Imana nta kijya kibaho itakizi. Ikarantine rero nayo yabaye Imana yizi, kandi birashoboka ko hari ikintu yifuza guhindura mu buzima bwawe. Hari isomo Imana yifuzaga kuguha, hari inyigisho Imana yifuza ko ufata, hari imyitwarire Imana yifuza ko ureka ukagira indi ufata, hari impinduka Imana yifuza. Nta kintu na kimwe kijya kibaho nta mpamvu ngo gipfe kubaho, ngo Imana icyemerere kubaho nta mpamvu. Turizera rero ko, turahamya ko n'ibi ngibi Imana yarabyemeye ngo bibe kugira ngo habeho impamvu y'impinduka kuri wowe, impinduka kuri jyewe, impinduka mu gihugu, impinduka mu itorero,
impinduka mu bugingo bwacu, hari icyo Imana yifuje ko gihinduka. Niyo mpamvu ngira ngo muri uyu mwanya tuze kwibaza ngo muri wowe niki cyahindutse. Iyi minsi umaze uri mu rugo niki cyahindutse muri wowe? Ese hari igishya wabonye? Imana yifuza yuko dusubiza amaso inyuma tugasuzuma ahacu hashize, tugasuzuma imigendere yacu, tugasuzuma imigenzereze yacu, hanyuma twabisuzuma tukabonamo ibyagenze neza, tukabona ibitaragenze neza, bikabyara impinduka. Noneho tugasohoka muri guma mu rugo, tugasohoka muri shutdown dufite imbaraga nshya, dufite ubuhamya bushya. Rero ndagira ngo nongere nkubaze muvandimwe, ni iki cyahindutse muri wowe? Ni iki gishya Imana yaguhishuriye? Ni iki gishya wasohokanye uyu munsi? Inshuti zanjye, twari turimo kwibaza ikibazo kivuga ngo muri iyi minsi yaguma mu rugo Imana yakwigishije iki? Ni irihe jwi wumvise Imana ikubwira? Ugiye gusohoka muri guma mu rugo, ari iki gihindutse mu buzima bwawe? Ndagira ngo babwire ibintu bitatu jyewe ndimo kwiga, kandi nsenga yuko nawe Imana yakwigishije, yaba itarabikwigisha rwose Imana igufashe ubyige. Icya mbere ni ikivuga ngo mbere na mbere Imana. Mu bintu byanjye nkora byose, mu mwanya wanjye uko nkoresha, mu gihe cyanjye uko ngitegura, mu mirimo yanjye uko nyikora, muri priorities zanjye uko nzitondeka, cyangwa ukuntu nkoresha ubutunzi bwanjye, ukuntu nkoresha ubutunzi Imana yampaye. Ese ninde nshyira imbere? Ni iki nshyira imbere? Ngo mbere na mbere Imana. Nabonye muri ibi bihe bya coronavirus, Imana yarimo kutwigisha ngo twe kugira ahandi tureba, twe kugira izindi mbaraga dukesha, cyangwa izindi mbaraga twishingikirizaho, twe kugira ahandi twumva dukura imbaraga zacu. Reka turebe mbere na mbere Imana. Ari mu bucuruzi bwawe, ari mu butunzi bwawe, ari mu mafaranga yawe, ari mu mirimo Imana yaguhaye, ari mu muryango Imana yaguhaye, ari mu kazi ukora, ari mu nshuti ugira, muri ibyo byose mbere na mbere Imana. Imana yifuje kutwereka ko ahandi hose tureba ari ubusa. Nabonye muri iyi minsi mibi n'abakomeye baratitiye, nabonye n'ibihugu bikomeye byaratitiye, nabonye n'abayobozi bakomeye ku isi muri Amerika n'ahandi baratitiye, babura n'amagambo, babura n'uko babyitwaramo, bishaka kubereka nabo ngo ubwo bafite imbaraga, ubwo bafite ubutunzi, ariko ibyo si byo by'imbere. Icy'imbere ni Imana. Muri iyi minsi rero ikintu cya mbere Imana yanyigishije ngo mbere na mbere Imana. Gahunda zawe nyinshi ugira, ukaba busy, ya ndwara bita busy, umuntu akaba busy ku manywa, akaba busy nijoro, akaba busy ku cyumweru, akaba busy mu mibyizi, akabura umwanya w'Imana. Iki gihe cyaguma mu rugo cyaranyigishije ngo iyo busy yawe ni nziza, ariko banza Imana. Muri busy yawe, muri ako kazi kawe kenshi, banza Imana. Mbere na mbere Imana. Hari abantu twabonaga ku cyumweru bajya muri siporo, abandi bajya amateraniro, abandi bajya muri siporo, cyangwa ugasanga abantu bagiye basohotse, bagiye kuruhuka, bagiye gufata akaruhuko. Ugasanga abandi bagiye mu mafamu gusura umutungo wabo, gusura inka zabo, kujya kureba ibyo bajya kureba. Ugasanga nibyo bashyize imbere. Ariko ndagira ngo mubwire ngo mbere na mbere Imana. Imana irifuza ko ariyo dushyira imbere mu byo dutekereza byose, mu byo dukora byose. Reka dushyire imbere Imana. Amen. Muri iki gihe cya coronavirus hari umuntu umwe w'umukire cyane ku isi yararwaye, kandi igihe cyarageze arapfa kubera iyi ndwara ya COVID-19. Ariko umukobwa we yatanze ubuhamya, aravuga ati narebye papa, mbona papa w'umukire, mbona papa w'umuherwe, mbona arimo arahwera, mbona arimo arapfa, kandi ntacyo abuze. Ngo iyo agira icyo abura twari kukigura, iyo bagira icyo batubwira gikenewe twari kugishaka, amafaranga twari tuyafite. Ariko yaje kubura abuze oxygene. Gupfa kwe kwaturutse ko yari abuze oxygene mu buzima bwe, mu mubiri we, kandi oxygene ntibayigura. Umva ikintu gitangaje, uyu muntu w'umukire yapfuye atari uko abuze amafaranga ngo agure ibyamukiza, yapfuye ari uko abuze oxygene, kandi oxygene igura ubusa.
oxygene Imana itanga ku buntu. Numvise iyo nkuru nibuka ko ibyo twagira byose, ibyo twatunga byose, uko twaba dukomeye kose, uko twaba tumeze kose ni byiza, ariko mbere na mbere Imana niyo ifite ubugingo bwacu, Imana niyo ifite ubuzima bwacu. Reka tuyishyire imbere, reka Imana aba ariyo ishyira imbere muri byacu byose. Bene data, niba ari uguhitamo, hitamo gushyira imbere Imana, ibindi bize hanyuma. Ikindi kintu cya kabiri Imana yanyigishije, cya kabiri ni ukuba umusamariya mwiza. Imana yaduhamagarira kuba umusamariya mwiza. Dusoma inkuru y'umusamariya mwiza muri Luka igice cya 10 umurongo wa 30 no kujya imbere. Turibuka yuko uku kuguma mu rugo byaduhaye amahirwe menshi yo kuba abasamariya beza. Kuba umusamariya mwiza mu rugo rwawe, kuba umusamariya mwiza mu baturanyi, kuba umusamariya mwiza mu itorero. Iyi guma mu rugo yaduhaye amahirwe, yaduhaye opportunity ngo tube abasamariya beza. Imana idufashe rero iryo somo turyige, kuko hari abashonje benshi. Hari n'igihe byahuriranye n'imvura nyinshi yazanye imyuzure, n'amazu menshi yari manegeka arasenyuka. Asenyutse bituma hagira abantu babura aho barara. Hari coronavirus igitangira, baravuze ngo abantu b'abasaza n'abakecuru ngo nibo bugarijwe cyane. Abo bantu b'abasaza n'abakecuru nayo yari amahirwe kugira ngo tube abasamariya kuri bo, tube abasamariya beza kuri bo. Ese mwene data, waba warabaye umusamariya? Imana yaba yaragufashije ukaba umusamariya mwiza? Hari umuntu wabereye umusamariya mwiza? Hari umuntu wegereye ukamuhumuriza, ukamukomeza? Hari indwara benshi yaduteye, indwara aho kuba abasamariya beza, ahubwo tuba abantu bamamaza iterabwoba, tukaba bamamaza baca ibikuba, tukaba abantu bamamaza ibica intege, tukaba abantu bamamaza ibintu bitesha ibyiringiro cyangwa bitumaramo ibyiringiro. Ariko Imana yaduhamagarira muri ibi bihe turimo n'ibyo tunyuzemo n'ibyo tugiyemo kuba umusamariya mwiza. Reka Imana igufashe uba umusamariya mwiza. Telefone yawe nuyikoresha, uyikoreshe kuba umusamariya mwiza. Na momo yawe, hahandi ubika amafaranga, yikoreshe iyo momo ya mobile money yawe, yikoreshe kuba umusamariya mwiza. Hari umuntu utegereje ko mubera umusamariya mwiza. Yesu yarababajije amaze kuganira na wa mwigishwa, arabwira ngo ese muri abo bantu bose, umulewi n'umutambyi n'umusamariya, abo bose ngo ninde wabaye umugenzi wa wundi wari waguye mu bambuzi? Nuko baramusubiza ngo uwamugiriye neza. Yesu arabwira ngo genda nawe ubigenze utyo. Kubw'ibyo bene data, mureke tube abasamariya beza. Shaka amahirwe iburyo n'ibumoso, imbere y'urugo rwawe n'inyuma y'urugo rwawe, shaka amahirwe yo kuba umusamariya mwiza. Reka mubwire ibintu bitatu Yesu yakoraga. Icya mbere, iyo Yesu yabonaga amahirwe yarahagararaga, to stop. Na wa musamariya nawe yarahagaze, abandi barakikiraga bakagenda, bagaca ku ruhande bagakomeza. Ariko Yesu yarahagararaga. N'uyu musamariya nawe icyo yari yahuje na Yesu, ageze kuri uyu muntu wakubiswe akamburwa hafi gupfa, uyu musamariya yarahagaze. Abantu benshi twiciraho twihuta, tutitaye ku bituri ku ruhande. Mureke tujye tugira umuco wo guhagarara kugira ngo wite ku kibazo. Hagarara kugira ngo bigushoboze. Icya kabiri, kureba. Iyo uhagaze bigushoboza kureba no kwiga ku kibazo no gusobanukirwa ikibazo. Iyo uhagaze bituma wita ku kibazo, ukakireba, ukakimenya. N'uwo muntu urwaye ukamumenya, n'uwo muntu ushoje ukamumenya. Ntabwo uzamumenya utahagaze urimo kwiruka. Iyo uhagaze bituma witonda, ukamenya ikibazo, ukamenya umuntu ikibazo afite, ukamutega amatwi, ukamwumva, kuko wahagaze. Mureke rero tujye tugira umutwaro wo guhagarara, ugatuza kugira ngo urebe ikibazo, umenye ikibazo, usobanukirwe ikibazo. Ariko ntitukagarukira aho ngaho. Hari abantu benshi araza ukamubwira ikibazo cyawe, ukakimubwira cyose, ukamusobanurira byose, bikagarukira. Ariko uyu musamariya ntabwo byagarukiye, kuko we yagize icyo akora. Yakoze mu mufuka we, yavuye ku ndogobe ye, ahanagura uyu murwayi, aramwambika, amuhanagura ibisebe, amusiga umuti, aramuterura, amushyira ku ndogobe, aramujyana, amugeza aho yamugejeje, atanga n'amafaranga. Uyu yarakoze. Hari icyo tugomba gukora. Kuba umusamariya mwiza bigusaba guhagarara kugira ngo urebe, umenye ikibazo, kandi nurangiza ugire icyo ukora. Mwene data, reka tube abasamariya bakora. Reka tube abakristo bakora. Tuve mu bakristo bareba ibintu bakajya mu magambo.
amagambo meza ariko tukabura ibikorwa. Mureke tuba abakristo bakora. Imana idutoze idufashe, iyi covid itwigishe ko tugomba kuba abakristo bakora kugira ngo tube abasamariya beza. Hanyuma icyanyuma, tugire umutima ushima. Imana idufashe tugire umutima ushima. Pawulo yandikiye Abatesalonika igice cya 5 mu mirongo 18 ngo mu bibaho byose muhore mushima Imana, nibyo Kristo adushakaho. Tugire umutima ushima. Ese ugira umutima ushima? Ese no muri ibi bihe bya coronavirus waba waragize ikintu ushimira Imana? Ese ushimira Imana ko utarwaye, ko uri muzima? Washimira Imana ko ziriya kamyo zaturutse Tanzania ntaho mwahuriye ngo zikwanduze? Washimira Imana ko bari abantu baje ba mbere baturukaga za Dubai n'ahandi, ko we ntaho mwahuriye, ari mu nzira, ari mu modoka, ari muri bisi, kutigeze wandura? Washimira Imana ko abantu bashonje baburaye utarimo? Washimira Imana ko yakurinze? Washimira Imana ko yarinze igihugu cyacu? Washimira Imana ko iyi mvura yaguye nyinshi itaguhitanye? Washimira Imana. Mureke tugire umutima ushima. Shaka icyo ushimira Imana mu bugingo bwawe, cyane cyane shimira Imana ku byiringiro ufite, kuko hari abigeze kuvuga ngo iyi ni imperuka, ngo tugiye gupfa, ngo isi irashize. Ariko shimira Imana ko niyo isi yashira ufite ibyiringiro byo kujya mu bugingo budashira. Shimira Imana ko hari ikintu wibitseho kiguha ibyiringiro, ngo niyo isi yashira, niyo byaba ari imperuka, ariko ufite ibyiringiro, hari icyo urusha abandi, ufite ibyiringiro. Mureke rero dushimira Imana, tujye tugira umutima mbere na mbere ushyira imbere Imana. Mu byacu byose dushyira imbere Imana. Icya kabiri, umutima wo kuba umusamariya mwiza. Icya gatatu, tugira umutima ushima. Reka dusenga Imana. Dusenge. Mana yacu, turagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishobora byose, izina ryawe rishwe hejuru. Dufashe umwanya wo gusenga kugira ngo wumve gusenga kwacu. Dusengeye abana bari mu ngo kuko batari ku ishuri, dusengera ababyeyi babo mu izina rya Yesu kugira ngo ubagirire neza, ubafashe. Dusengera urubyiruko muri rusange kugira ngo rugende imbere mu izina rya Yesu, kuko ni ibihe bitoroshe, ni ibihe bigoranye, ariko uri Imana ishobora byose, uri Imana izi kumva abana b'abantu. Turasubira kugira ngo wumve gusenga mu izina rya Yesu, kugira ngo ibya covid-19 bigoranye, birimo inzara, birimo abantu ko badafite akazi, birimo ibibazo bitandukanye, ariko mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo umugisha wawe, ukurinda kwawe, ariko na faveri yawe biboneke mu miryango itandukanye mu izina rya Yesu. Hari abubatse ingo ariko batabanye neza, kandi kubera impamvu zitandukanye, ariko kuba covid-19 yaraje yatumye begerana. Turasabye kugira ngo ubigishe kumenya kwiyunga mu izina rya Yesu, kugira ngo izina ryawe rishwe hejuru. Mana, dusengeye n'itorero ryawe kugira ngo uriho umugisha, urugire neza. Dusengeye abashumba, dusengeye abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo umurimo wawe ukomeze kwaguka, ubahe creativity ituma bamenya uko bagaburira intama zawe. Hari abakoresha za WhatsApp, hari abakoresha za Facebook, uburyo bwose bushoboka kugira ngo ijambo ryawe rigere ku bantu bawe. Turasenze kugira ngo iyo creativity igeze mu bantu bawe mu izina rya Yesu. Dusengera n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ugihe umugisha, ugifashe. Tugushimiye progress bagezeho, uko bari kugenda babikora, n'abayobozi bari kugenda bashiraho ingamba zitandukanye. Turabasabiye mu izina rya Yesu kugira ngo bigende neza. Tugisengera igihugu, dusengera abaganga bari kwita ku barwayi ba covid-19, risk baba bagiyemo, kugira ngo bahe umugisha, ubashoboze, n'imiryango yabo yirinde mu izina rya Yesu, kugira ngo izina ryawe rishwe hejuru. Mana, tugisenga turasabye kugira ngo n'abayobozi ba evening service bakora uko bashoboye kugira ngo iyi gahunda igende neza, nabo bahe umugisha, ubashoboze. Cyane cyane Pastor Manase turamusengeye umugire neza, usengeye Prosper, usengeye na Theo, bashiramo imbaraga nyinshi kugira ngo iyi gahunda ikunde. Turabasengeye kugira ngo izina ryawe rishwe hejuru, ubashoboze, ubahe uburyo bwose kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Mana, usengeye n'abanyeshuri bagiye kumara igihe mu rugo, kuko bizageza mu kwezi kwa 9, kugira ngo nabo bashoboze, ubagire neza, be gutakaza ibyo bize, ahubwo umugisha wawe ukomeze kubayobora kugira ngo izina ryawe rishwe hejuru. Mana, gahunda biha yo kwiga, yo gusubiramo amasomo, byose bigende neza kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Turasabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen, amen. Nyagasani Imana yacu, nje gushima cyane, tugushimiye cyane kubw'iri torero, iri teraniro. Tugushimiye cyane Mwami ko waducishije muri ibi byumweru bishize byaguma mu rugo. Tugushimiye ukuntu waturinze buri umwe mu rugo rwe mu buryo butandukanye n'ahantu hatandukanye. Tugushimiye Mwami intambwe tugezeho, twumva yuko ikirere kigenda cyeyura na coronavirus igenda igabanyuka. Tugushimiye cyane ku ntambwe tugiye gutangira muri iki cyumweru yo kuva mu rugo tukajya mu mirimo yacu. Turakunyuze muri bisigaye nabyo bitunganye, n'amatorero bayafungurire, n'amashuri azatangire, ubuzima bugaruke, kandi byose twizeye ko ugiye kubikora
tugushyize imbere, ni wowe nyambere wacu, ni wowe number one. Turagushimiye mwami kubwa Yesu Kristo.